ijuru mubyeyi mwiza muri iki gitondo tugushimiye ineza yawe n'ubuvuga bakuru tugirira. Turagushimira Nyagasani kubera uyu mwanya mwiza waduhaye wo kubasha kuja kugusengerera no kugushimira ibyiza uhora dukorera. Nyagasani turagusaba kugira ngo wakire amasengesho turi buguture na programme yose dukora mu izina ryawe, mu izina rya Yesu. Ati genda ibyo ufite byose ubigure impiya usifashishe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uze umurikire. Dushobora kwibaza impamvu Yesu atigeze abwira Zakayo ngo agurisha ibye hanyuma abone umukurikira. Zakayo yavuze ko azatanga kimwe cya kabiri cy'ibyo yari afite. Yesu amutangaho urugero nk'umukiranutsi. Ni ukubera iki uyu musore we Yesu yamusabye kugenda ngo agurishe ibyo yari afite byose abone kuza kumukurikira? Bwinshi. Mbese Yesu atubwiye muri aka kanya ngo tugurishe ibyo dufite byose tubone kumukurikira, ni bangahe babikora? Hari ubwo rimwe na rimwe twibwira ko ari ikizami cyoroshye twese dushobora kugitsinda. Dushobora guhera ku wenda ikintu kimwe gitoya nko ku migabane n'amaturo. Ntabwo Imana idusaba gutwiha byose, idusaba kuduha gusa kimwe cy'icumi. Mbese turayikiranukira muri kimwe cya cumi. Turabona hano umusore wari umaje kugurisha ibyo afite byose ngo abone gukurikira Yesu. Twebwe iyo twibutse amagambo Imana itubwira yuko kimwe cy'icumi cy'ibyo yaduhaye ari ibyayo, tugomba kugisubiza, bigenda gute? Sinzi icyo Isaac yabivugaho niwe trezori wa hano, ariko njya ndeba za raporo yohereza. Njye tugerageje kuvuga ko byibuze hano hari abantu 20 babona bien-être social buri gihe arengeje 500. Urumva uvuga ko byibuze buri muntu wese yagombye gutanga 50 y'umugabane. Mu kwezi yaba 1000. Ni ameza ngahe mwigeze murenza 1000 mu migabane? Twebwe mbese dushigaje iki kugira ngo tubashe gukurikira Yesu? Twiteguye kureka byose kugira ngo tubashe gukurikira umukiza wacu? Mbese ubuzima, ubwami bw'ijuru bufite agaciro mu maso yacu ku buryo twiteguye kuba twasiga ibyo dushyira imbere kugira ngo tubashe kubona ubwami bw'Imana? Yesu araranganya amaso abwira abigishwa be ati, erega biraruhije ku batunzi ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Dushobora kwibaza impamvu Yesu yararanganyije amaso mu bigishwa be, mu bari bamukikije. Ndumva bumvisha amagambo Yesu yabwiye uyu musore w'umukungu ngo nagenda agurisha ibintu bye byose, bagerageje kurebana bagira ngo bumve niba bumvise neza ibyo Yesu yavuze, kuko ndumva bagomba kuba barumvaga ari ikintu kidashoboka. Abigishwa be batangazwa n'amagambo ye, nuko Yesu arabasubiza ati, bana banjye, nukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Ngira ngo muri amagambo ya Yesu turabonamo yuko ikibazo kitari ubutunzi. Ikibazo ni iki? Kwiringira ubutunzi. Ikibazo ntabwo ari ugutunga kugira ubutunzi. Ikibazo nuko iyo dufite ubutunzi bukeya duhora twumva dukeneye Imana ngo Imana idufashe tubwongere tubashe kumererwa neza. Iyo dufite ubutunzi bwinshi
tuba twumva tugomba kubunezererwamo, tuba dufite imishinga myinshi byo gukora, ayo tugomba gufashisha abakene cyangwa 1/10 tugomba gutanga, tugasanga ari amafaranga menshi twagombye gukoresha ikindi kintu. Mbese ntabwo ari ukwibagirwa aho ubwo butunzi buba bwaravuye. Ijambo mbese ushigaje iki kugira ngo ube wakwinjira mu bwami bw'Imana? Mbese amafaranga niyo urarikiye ku buryo igihe cyawe cyose uba uri gukorera amafaranga kugira ngo ube wagira menshi? Mbese amasomo yawe niyo washyize imbere ku buryo ariyo yonyine ushyizemo ibyiringiro byawe byo kuzamererwa neza, ku buryo udakibona umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana? Mbese kwinezeza nibyo byaba ari byo bikubuza gukurikira Imana? Cyangwa umuryango wawe, umugore wawe, umugabo wawe, abana bawe nibo ushyira imbere ku buryo utabona uko usabana n'umuremyi wawe? Bene data na bashiki banjye, ushigaje iki kugira ngo ukurikire Imana? Itorero, urusengero ni kimwe n'ibitaro biba birimo abarwayi. Bamwe bafite uburwayi bugaragara kuruta ubw'abandi. Kenshi na kenshi tureba naho tukavuga ngo uriya ntabwo azajya mu bwami bw'ijuru, uriya ntabwo azajya mu bwami bw'ijuru. Mbese Yesu andebye yavuga ko nshigaje iki? Yesu akurebye yavuga ko ushigaje iki? Yesu, Imana yaradukunze igeza aho itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo tubone agakiza. Mbese twebwe ni iki tugomba kwigomwa uyu munsi kugira ngo ako gakiza Imana yaduhaye mu rupfu binyuze mu maraso y'umwana wayo kabashe kutugirira akamaro? Masengesho yanjye muri uyu mwanya nuko twakwicara tugatekereza, tukibaza, tukagerageza kureba ikintu dushyira imbere ku buryo tutabona igihe, ku buryo tudashobora gusabana n'umuremyi wacu. Mbese yaba ari amafaranga, mbese yaba ari profession yacu, mbese yaba ari umuryango wacu, mbese yaba ari inshuti zacu. Mbese icyo kintu dushyira imbere gifite agaciro kuruta agakiza duhabwa mu gitambo cya Yesu Kristo? Uwiteka atwohereza umwuka wayo wera kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'icyo tugomba gushyira imbere mu buzima bwacu, nk'uko Imana yiyemeje kwigoma umwana wayo kugira ngo tubashe kubona agakiza. Natwe tubaye twakwitegura kuba twareka ikintu icyo ari cyo cyose cyatubuza gusabana n'umuremyi wacu mu izina rya Yesu. Amen. Nyuma y'aya magambo meza hamwe no gushima umugabura w'ubutumwa bwiza no kumwereka rwose ko tunejejwe n'aya magambo y'inkoramutima, ntabwo ari amagambo agurutse inyoni, ahubwo ni amagambo apika mu mitima, ngira ngo mwabyumvise. Imana ishimwe cyane, murakoze neza, Imana aho umugisha. Reka rero dusojeje iteraniro ryacu n'indirimbo ya 71 umuyobozi w'indirimbo adufashe. Twicishe bugufi dusenge. Nyagasani mubyeyi mwiza, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe uhora utugirira. Mwami Imana, tugushimiye amagambo maze kutugezaho. Ndagusaba kugira ngo mu buryo bw'umwihariko twohereze umwuka wawe wera kugira ngo abashe kuduhishurira Nyagasani
ibintu bituziga bituma tutabasha gukurikira. Turagusaba kugira Nyagasani ubashe kudufasha gusobanukirwa n'agaciro k'amaraso y'umwana wawe wera kandi n'ibyiza byose waduteguriye, tukugira ngo tubashe Nyagasani kutita ku bibeshyo umwanzi atubeshya yuko muri ubuzima ariho tugomba gushaka umunezero, amahoro n'ubukire. Ahubwo Nyagasani tubashe gushishikarira no guharanira ubwami bwawe bwera, aho tuzaba iteka ryose mu mahoro no mu munezero. Nyagasani hira umuntu wese uri hano, dusohoke muri inzu yawe twuzuye n'umwuka wawe wera, mu izina rya Yesu, amen.